mika byari gitaraganya mu izina rya Yesu we n'agapromota bahirwe batunge ye tekele bone taya siri beautiful shando kori zango winidara ndakumva papa ndakumva mini tazini mini ko tiwidi bini fozo brere mando winidara ndumva rezo MTS imanutse teke tala zango nema buri mena gitero ntago yarapanze pe nabuno muhamagaye abikubwira nubwo bamubujije gutanga ibiganiro bamubujije bura kuvuga ngo bamubujije ngo bamubujije rwose kubera iki bamenya ngo yamubwiye ngo buretse gutanga ibiganiro ku bukwe bwa agapromoter Nyamabondo urabizi ko ajya baha ibiganiro ariko icyo kibabaje Nyamabondo bamusohore nk'imbwa bajugunye hanze oya kagira inkuru Nyamabondo bamusohore nk'imbwa mu bukwe bwa agapromoter bajugunye amahwe babati toka amahero bajugunye bamuhoye iki kubera inda nini ye ngo arashaka inyama narakubwiye Nyamabondo wajya wigurira inyama ko n'umuni wabuzigura naramubonye shawu n'ikabutura n'umupira uraza uko kazambaye ikabutura n'igipira cy'imistari uniforme uri mayibobo waje mu bukwe yari yambaye ikabutura n'igipira umuhinzi mworozi bati we Nyamabondo waje ukuri cyane wagikeriwe niko bamubwiye njewe ubwanjye nashatse no kwegera ngo mfotore aga bawonsa irambwira ngo nibyemeye gufotora nabonye ariko wari uri gufata utuntu kuducarenje ucira kuri TikTok yego araza ati niwemere gufotora naba ariko sha nabukwe bwa Pastor Mutesi nafashe video inga baranzi rohenda akasa mutwe nta muntu gendo hari ndumuhitinze wowe uraza umbwira ngo simfate video kubera iki none uri muri Gisozi niba Imana ikoze ibintu byiza yego kubera iki mushyiraho ababounce n'ababodyguard bo kugira ngo ivyo bintu bidafatwa n'abantu ngo abantu babone ku munezero Imana ibahayeho reka nsuze kandi nkwifuriza komeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho kuri Huza 250 nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye mu bice bigize igihugu cyacu wowe uri mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba nizere ko umeze neza cyane wowe uri hagati mu mujyi wa Kigali Afrika yose muri rusange ndetse nawe uri muri East Africa tutibagiye wowe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora nizere ko ukomeje kugubwa neza cyane wewe wakanze subscribe ahangaha kuri Huza 250 TV murabizi ko inyuma ya kamera mbandi Emi Kabaka naho kuri technique mbandi kumwe na Emilie nkuko tugenda tubana umunsi kundi umunsi wa none nagiriwe umugisha wo kwakira umwe mu bantu banje umwe mu bantu dukunda kwikaragana umunsi ku munsi ndavuga ati reka mwicaze tugire bimwe na bimwe tugenda tuganiraho kuko nawe murabizi ko nyuma yo kuba hari bimwe na bimwe arijyanyura mu makomedi agaca mu bindi bintu bigiye bitandukanye ariko akajya banaseriye akaba ari umwe mu batasi nifitiye njya ntuma ahantu nkavuga ati Noheli ngerera aha hantu uragira ikintu nzanira meze gute brother ndashima Imana ndamahoro dusuhuje abakunzi ba 250 250 yes Imana nibaha umugisha bayita Huza 250 nge narakubwiye ngo icyo ngomba gukora ngomba guhuza abantu ni nayo mpamvu babanze bakore subscribe bayita Huza 250 TV Huza 250 TV bakakita karima kanje akarima k'igikoni kanje ndakubwiza ukuri karemewe bagukunda bose aho waciye hose aho wabagaye yego Nyamabondo nze kumwihorera yego n'umugabo bararanye ejo mundi yego nukuvuga ngo gahunda uko imeze bakore subscribe bakore share na comment kandi ibintu bigende neza cyane bimeze neza Imana ibiho umugisha rwose kukubona wazanye n'umuvandimwe Namunini twahuye hano hantu wanumiye mahure n'ikigabo cyitwa Nyamabondo kigiruta cyari cyane itume ejo bundi mu bukwe bwa agapromoter yambaye umupira sha baramusora baramunanabika baramubwira ati soka hano nago watumiwe na invitation ufite arangije buryo ubugabo subutumbi rwose yahuye n'abandi babonsa bamureze bafite agatuza kameze nk'akayana suriya nawe umubara mu maboss ago nyerega Imana ikomeye Noheraze kumba barajya kwegereza mikoro tuze baramubwiye ngo ajye kwarura arangije yarurisa inyama zuzuye isahani uya kwarura se yarahageze buri amaje nyine jewe umuntu nabonye Noheri kikoze Noheri Noheri ari mu bantu bazi kuvumba neza jewe ndaguhereza ka video ndi kumwe nawe bawonse yaramufashe hari umubozo ufite gatuza kameze nk'akayantari
hari undi umeze hari ababosi bagera muri batandatu indeshye meze nk'iya wundi urinda Bruce Melody bamwita nde mubi cyane aravuga ati we Nyamabondo sohoka nta cyiza kikuzanye hano ibyawe umeze nka Pastor Claude araja abyimbye agatuza baramubwira ati bakubwira we umubosi amukubisa akantu oya ngo kujya Nyamabondo TV aravuga ati cacaka we yaranakubiswe se urabivuga urabizi ayo nayandi makuru hanyuma ubukwe bwagenze neza dore impamvu rero njye navuze iti noheri bamwe mu bantu bakomeje kugenda batera imijugujugu urugo rwa Gaporomota na Miki baturunguru ntiruzamara kabiri ariko impamvu muze ngo mbahuze na Fisi ni umwe mu bantu baba bafite za ndani zo mu bantu bakina filime baba muri sinema nyarwanda kuko Fisi uzi ko ari umwe mu bantu babanje muri sinema sibyo Fisi ahantu hose yikaragaye ndavuga iti rero Fisi araza ameze andani na Noheri wigereye mu bukwe ameze andani wenda kuko ngiye hari byinshi nari ndi gukatamo hari ibyo ntarebaga nicyo zandani ngiye shaka muza nyihera uko umunsi wayo kuwa gatandatu wagenze na Fisi aze kumbwira ati uyu munsi wa none bihagaze uko cyaye ibintu byateguwe ya murakoze cyane ngire ngo kuwa gatandatu nageze mu bukwe bwa Agapromota ndi kumwe n'umuyobozi witwa Imene Gitero buri Imene Gitero nta nubwo yari ari ku rutonde rw'abantu bagomba kuyobora buri bukwe bwa Miki oya byagenze gute rero ngo jewe nabwiye Imene Gitero ngo se waje tujya kwirebera bukwe bwa Miki kuko bumeze na Agapromota tubakunda tujya kwifata video dushyira kuri channel zacu cyaca twayo Imene Gitero kubera ko afite izina ari umuyobozi w'umuhanga mu Rwanda bamenya ati mbabarira rwose ufashe uru rugamba ruraha sinarushobora n'igiye nyine oya buri Imene Gitero ntago yarapanze pe nabo no muhamagaye abikubwira nubwo bamubujije gutanga ibiganiro bamubujije bura kuvuga ngo bamubujije ngo bamubujije rwose kubera iki bamenya ngo yamubwiye ngo buretse gutanga ibiganiro ku bukwe bwa Agapromota nzaguhereza uburenganzira bwo kugira ngo ubone igihe cyo kugira ute cyo gutanga ibiganiro ukazabanza muhembe nyine mukandira ya urabyumva nuko ngo yavuye hanze ngo arangije ngo araza waje ngo agiye nyine ngo mu bintu byo kwivura Imene Gitero atarapanzwe ahubwo we yaje akishyiramo urumva yashyizemo baramusabye bafite impamyabushobozi tandukanye aba ni abarigenti none twebwe bayitinze turi kubicaza natwe ariko ntago uzafata Noheri na Fisi ngo ayo mazina yagereranye rwose no mu Rwanda ntabwo wayagereranye kugira ngo ubyemere abantu mu kiganiro baze kubyandika muri comment batubwira ati umugabo ni igihabwa intebe nari umugabo ni igihabwa iki intebe nari umugabo ndetse nari n'umugabo wari umugabo ahahise hawe ari Fisi ariko ubu ngubu hazaza hari no yica hazaza nino yizwa usibye ibiganiro byo kuri Xraji no kwenda no kuyandi macana amwe namwe agenda agaragaraho hari ahandi hantu no mu tipe yari agaragara muri filimi wari wagaragara mu ndirimbo oya ni benshi umva nkubwire bro ni benshi giye kubicaza ubu nabazi oya ahubwo tu zanye cyo bita wowe urahuri kubunda telefone nari gukameresha esi telefone igura ngasi miliyoni miliyoni twereka telefone ufite twereka telefone ufite ira telefone igura miliyoni ane ibi nganyereka telefone konti yaje kiruta miliyoni utwara mu mufuka kanyumva wabyubushije nasi ubuna ya miliyoni yo kwitabiraho niyo gukamera ishusho y'ubukwe turi gupfa ubusa yibwirira ukuntu Imene Gitero twageze mu bukwe Imene koze ibintu bigenda neza we n'abamenye umusibo bahanga nikama byo gukungura tereshe yibwirira hanyuma muri iyi mihanda binavuga ko yahoze ari ex-wande wa Miki akavuga ko bakoranye Miki akavuga ko bakoranye ariko niyo baba barabanye cyangwa kuvuga ngo na aho yaciye ni hacurwango yego yakaba yaraje mu bukwe akagaragaramo akagariza abanyarwanda ko ntashya arafite kuba regisi yakitirika kuri kamera avuga ngo ngewe ko nifurije Miki ubukwe bwiza yavuze ngo afite ibibazo hariya ntabwo rurari urukundo ni ukugira ngo yihohore yereka abantu ko agikunze Miki yishakiraga virusi erega burya niyo umuntu yaba yarakwiciye niyo umuntu yaba yarakubenze niyo umuntu yaba yaraguteye umugongo niyo umuntu yaguhemukira kajana bibiravuga ngo nitubagire uko batugengereje yego ahubwo tubagengereze ibyiza kurusha uko batugengereje ibyo badukoreye yego
ukuntu ibintu bigaragara hano muri iki kibuga cya YouTube njyewe ndabihamya neza ko umuntu witwa Regis kari yari agahinda kamuvugishije biriya bintu ni depression rirashobora kuba ari ishyari ashobora kuba ari agahinda impamvu ni iyi yego impamvu turebe neza nk'umuntu Miki wakoranye Bayirene baraje yego na Pastor Claude yanze kuza kubera ko afitanye ibibazo nande na Irene yanze gucacana na Irene hariya kubera ko babonye ko Irene yego afitanye ibibazo na Pastor Claude batarasabana imbabazi ngo birangire bya strike abantu barabizi ariko tuvuge nta mu bukwe bwe hari harimo witwa Benda hari harimo witwa Papa Cyangwe bamwambariye hari harimo Kalifani hari harimo Badidimani hari harimo mbese ni ubukwe bwari mu cyo bita umusitari aho bita ba Kejo na Wakabi witwa Mitsutsu ko namubonye kandi akora ibintu bimwe agira ngo nyine ibyo bintu nicyo kintu ushakuze muri showbiz nyarwanda habamo amashyari yego hari harimo buri kantu n'uwitwa buri nguni yego reka turebe ibi bintu bibiri yego turebe twibaze ngo niye mpamvu ituma aba bantu banyagiso batabonetsemo Nyagiso yavuze ko ngo atatumiwe ariko kuba utaratumiwe ukora ibintu bimwe n'ishuti yawe niyo ntago turi umunsi ejo bunajagaraza cyane ko ubukwe bunajagaraza umuntu uwitwa Papa Sava mwaramubonye Papa Sava yarananiwe Papa Sava twabonye Mama Sava ni umunyabirori rwose Mama Sava we ni utamutumira ameze nka Fagisimani n'umuvumbi Papa Sava ntago twamurenganya sibyo se kuko yari yarayakoze igitaramo ibyo niko ariko ko byumva cyane ko byumva nzaniyo telefone niba ugiye gucomeka shaka nuvuga ngo ikintu gihari gikomeye yego reka turebe impamvu abastari badashyigikira bagenzi babo yego cyo nicyo kintu ushaka uze kunyibwirira witwa Sam Gakire batabonetse muri ubu bukwe kandi ari inshuti y'agapromote Pastor Impanuro TV batabonetse muri ubu bukwe uwitwa Pastor Claude kuri hamagaye Miki yego agapromota akamukoresha ibiganiro kuri telefoni batabonetse muri buno bukwe ubukwe bwari muri Munyarwanda yihe mpamvu bari mu janvier ku Nyarwanda yego ariko Fagisimani yambaye ikote yitumiye Fagisimani n'umuntu wa mutumye umuvumbyi mukuru umuvumbyi mukuru no kwa Pastor Mutesi urabizi ko twahuriye mara umuvumbyi bakadufungana muri toilette nge nawe yego ubona rero ari iki kintu cyateye ubona ari iki kintu cyateye kuba abo bantu bose umbwiye witwa Regis tumubonye ariteretse agiye gukora ikiganiro witwa Pastor Claude ntiyabonetse abitwa ariko tubona ikintu umuvumbyi mukuru yego twanakoranye ikiganiro ngo barakibonye cyane rero hari abantu benshi batandukanye gusa dukomora cyo dukome n'ingasi nubwo bukwe bwagenze neza muri service ndanengamo ikintu kimwe ni iki rero ushaka kunega rwose agapromota n'umushuti wanjye Miki ni inshuti yanjye ubukwe bwagenze neza Nyamabondo urabizi ko ajya baha ibiganiro ariko icyo kibabaje Nyamabondo bamusohore nk'imbwa bajugunye hanze oya kagira inkuru Nyamabondo bamusohore nk'imbwa mu bukwe bwa agapromota bajugunye amahwe babati toka amahero bajugunye bamuhoye iki kubera inda nini ye barashaka inyama narakubwiye Nyamabondo wajya wigurira inyama ko n'ubundi wabuzigura naramubonye shawu n'ikabutura n'umupira hari witwa Natani uzwi nk'umuntu w'umwefuri wesa wanafunguye YouTube channel ejo bundi nshyashya Natani dira Natani yari mu kazi muri Kigali Protocol ngo asigara imana Natani yarahari niyo wagira inama Nyamabondo ati Nyamabondo ni mubabare ndamuzi mutamwica ko bonsa zije kumuribata Nyamabondo yaranakubiswe yarabwiye bonsa ngo buse nkawe shaho ngo yikabutura ngo utaberwa ngo wambaye bari bamukubita n'uwitwa niba ari koti niba ari inde ni koti ninde wa mutama muremure ni skoti ni koti uwo muntu navuze ngo mwihorere winamugarukaho ngo bari bakubitanye Nyamabondo baramubwira ati rero soka hano uraza ko kazambaye ikabutura n'igipira cy'imistari uniform tori mayibobo waje mu bukwe yari yambaye ikabutura n'igipira umuhinzi mworozi ati we Nyamabondo waje ukuri cyane wagikeriwe niko bamubwiye Nyamabondo ati ngenda komeye nitwa Nyamabondo TV ari saza agaragaye mu ndirimbo ya Debeni tumubonsa ngo wambaye ngo nabi ngo baguhaye akazi ngo kubonsa ngo ureshya nka nyama yarwo ngo meze nk'imbwa imirije none utangiye kwishyira hejuru aramubwira ariko ngo yamuteye akantu ko mu Nyamabondo yahabuze gatunga rukindimu indimu aruke habuze gatunga rukindimu
baramunyeganyeje ibifu bibyina ndi kubireba mu ibifu birahungabana bigira gutya ndavuga ati none harahiye yambaye ikote ryiza na kuri Louise Midekoro ngira ngo n'umuntu wambitse agana Miki bamwita Hegen Design yashaje byehora naga ari Hegen wowe uri murabe bamwita Louise Midekoro wenda yabarambitse abakobwa sibyo ariko ngiye hari ndabizi neza Hegen yambitse uwitwa kuva urumva umvanye gusobanurira kuva abasore bose bambariye aga ni Hegen Design wabambitse noneho imyenda kuva Miki uretse nge nkubwira kuva Miki ajya gutererwa ivi sibyo uko yari yambaye process y'ubukwe bwose bwa Miki naga promota ubiri inyuma amwita Hegen Design uramuzi n'umupeti ukorera kuri ararume nawe nzi nuvuga ngo ngewe uri wo Hegen nawe nzi nzikaba kanzi 250 yego bayita huza 250 niyo yego uwo Hegen yazabanza nshaka rero umuhiti yego nuko ukuntu bimeze ngewe ubwanjye nashatse no kwegera ngo mfotore aga bawonsa irambwira ngo nibyemeye gufotora nabonye ariko wari uri gufata utuntu kuduchallenge ushira kuri TikTok yego araza ati niwemere gufotora naba ariko sha namukwe bwa Pastor Mutesi nafashe video ina baranzi rohenda akasa mutwe nta muntu gendo hari ndumuhitinze wowe uraza umbwira ngo simfate video kubera iki none uri muri gisozi niba Imana ikoze ibintu byiza yego kubera iki mushyiraho ababounce n'ababodyguard bakugira ngo ivyo bintu bidafatwa n'abantu ngo abantu babone ku munezero Imana ibahayeho kandi si yose yari iri kubibona uretse gatoya yego ikosa abantu bakora Imana nikubwe ngo nguhaye umunezero nguhaye ibyishimo abeshe ngo mu diaspora muterekera umugore bwa kabira gurindi nabwo yayimenye ubu batandukanye uwitwa Steri nabo yamaze gutandukana n'uwitwa Mestre Nzovu mu gihe uwitwa Mestre Nzovu yumvishije amagambo ateye ubwoba y'umwana w'umukobwa yaramaze kuzana muri showbiz nyarwanda amaze kumushyira muri iki kibuga cya sinema amaze gukundwa aho umukobwa yavuze ngo Mestre Nzovu arangije atafata telefoni y'umugore yataca yimenamo inzoga arayimenagura abantu bajya ngo nabameshe bajye kwa Pastor Manase barabisanga gushinja ko rwa rugo nguri mu bantu rwose bagire rwa rugo navuze ko rutazabaho bagitangiye guca amatana ese no hereka mubwira uretse ngo baze gato akabaye twede ni koga niyo koze ni gake ingurube niyo wayoza kajana ukayereka igisogororo irongera ikivuruguta bari abasaza n'abantu bamaze kugira gute bameze nka nyamabondo Fagisimani duhore mu makote yagiye kuvuma birababaje cyane Pastor wasezeranyije bari abageni nawe n'umugeri Pastor yari yabuze ikiri cya kabiri ndashaka kubaza abanyarwanda badukurikiye bivuga ko umugore iyo yabyaye akabana n'umugabo akaba atakaje ubusugi mu kinyarwanda cyumvikana iyo agiye gusezerana imbere y'itorero n'abantu aza yambaye agatimba katari mu maso ahubwo kaba kari hano inyuma y'agatimba kari mu maso gutya aba yamaze gutakaza ikizere bivuze ngo Pastor nawe abanza ari umugeni niba bandi bagura bahereza ibiceri kugira ngo basezerane oya Pastor yari yanabuze n'usenyo n'ikimenyime nta rusenyo bagiyemo kandi hari mu rusenyo oya ntarwo bakoresheje indirimbo ya Theo bose babireba muri ese busiyo ivuga ngo hari igihe mu kinyeragezo gikaze ubu bukwe bwari buri mwinyuro ngo ahanihe bwara n'ubukwe bwabaye bwize kugurangwa n'inyuro cyangwa ndeba positive nkareba na negative nko mu rucunga ku maningasiyo reka turebe ubu bukwe bwaranzwe n'indirimbo z'inyuro ngo ahani ngo none ngo ahani gusaramareko ngo kubane none abakobwa bari bambariye Miki barasundaga bagakubita amabuno cyane ko harimo ababyinka bakayamanura hasi barasunda uwitwa Kalifani Govinda umukobwa bari bamuhaye yarasunze Kalifani yifata mu maso aromera avuga iti munzarira umugore wanjye reka mbabwize uko ubu bukwe bwaranzwe n'indirimbo z'inyuro indirimbo y'umuramyi Theo bose babireva ngo hari igihe mu kigeragezo gikaze ngo urajya he ngo wongorerane none ufata indirimbo yihuze ngo aha ni hehe yakiri
ese Miki ni mwakomeje sibyo umuvandimwe witwa ngo ni wakoretse ukora ubukamita niyo Bosco niwe waje akora icyo bita iki aririmbira abageni aririmba neza cyane ibintu bigenda neza cyane ngira ngo mwaramubonye muri benshi ko niyo Bosco rwose ari mu kwezi kwa buki ni umujeni Marie agari yambaye neza bayitamu yari yambaye nk'aba Nigeria muri doti nako reception yari yambaye nk'aba twanabonye babaha inkoko ngo izajya ibyutsa aga kugira ngo ko bizajya igira ite izajya ibabyutsa bakomeje kugenda bavuga bati nabonye witwa Miki arira baravuga bati uyu Miki ashobora kuba ikintu cyamurishije urakizi ni gukora ubukwe nka buriya ugakora ibintu nka biriya ubona nta mubyeyi wawe uhari ngo avuga ati mama mwiza mama unkunda mama wanyibarutse ukandera boreka mubize kuri ubu ngewe abantu benshi iyo bahamagaye ngo mama ngiye nakuyeho ntabwo ngira hamana ngo ma twe twakuyeho kuko bapfuye rugikubi ubona ari cyo kintu cyarijije Miki yego amarangamutima emotion zaramufasha none hareba ukuntu Regis yamuteze iminsi amuvuga ngo nazakomera amuvuga ngo naho azagera ndetse n'abandi bantu bose birangira bigenze nabi cyane ayo niyo makuru yarahari kuri ubukwe bwa Miki yakoze ubukwe bwiza abantu banamutwerere bakomeze bamufashe abantu bakomeje reka nkwibarize wabifashe aga yakoze indirimbo y'urukundo abantu bageno yitwa ngo ni igisobanuro wabifashe gute umuhire hari abantu bari kumbwira hari abantu batagaragaye biragaragara ko yishombe zibaza agapromote yafashije abantu benshi uretse gato mubaze kandi abo benshi ari benshi tutagiye tuhabona yego ariko wenda wasaba baragiye bakana n'akazi reka mbaze shimira witwa Kiramani yego Kiramani dadi Kiramani namushimira impamvu ni ye yarashashanye niyambara costume yambara imyenda myiza made in Rwanda ewa arashashana ukuzi Irene Murinda habi yashashanye ubukwe bwa Vestine ku ntare ya Rene niko nundi nawe yashashanye Kiramani wabifashe Imana igomesha gute kuba mu bukwe twabonyemo tubonamo uwitwa Irene Rema yambika ingofero tubonamo bita basabe ku isimbi tubona ba Kiramani bagenda bahabwa ingofero ni ibintu wafashe gute we ubona nk'abantu nk'abariya mikavuga ati reka mbashimire aho mwafashe ingofero isobanura icyubahiro kuko ngo Miki impamvu yafashije bari abantu akabambika ingofero agafata Kiramani akamuha ingofero basabe agafata ba Irene nuko ngo niba yabaciye mu biganza yaciye mu biganza by'abari abantu yaciye mu biganza byabo baramusapotinga yaciye mu biganza byabo izina rye bararizamura bamuha interview arakundwa Miki yahindutse Miki wa nyawe bitewe n'abantu yabanye nabo muri iyi minsi ukavuga iki ku bantu bakomeza kugenda bavuga ngo bari gutega ruraro rw'imitego abantu batega ruraro rw'imitego rero ntabwo bazi icyo Imana avuganye na Miki na Aga icya kabiri mu bihe bidatinze mu gihe bari kubatega iminsi baramaze kwibaruka umwana kuvuba cyane Aga inda rwose yagezemo ubu ngubu agomba kubyara ntabwo nkubeshye Aga ni sniper kandi yarashe isasu ngo ntabwo rijya rihusha yego nyirigabo baragara bose babireba cyane ko umugore ari nuwereka yego umugore nuwe ako se we waje gutaha ute ubwo ngewe nese njye mu kiganiro kuri X large njyana na Nyamabondo ninge wakwinya Nyamabondo bari kumukubita bamumereye nabi ndamubwira mu Nyamabondo rero umuvandimwe n'ikimenyetso ngenda ndaguha n'abantu twe turi kumwe Kayusu umutinganye wawo ni gwe tumutinganye yarahageze bamurenza urugo babati ntama yibabuze yasiza mu bukwe aramubonye yinjye waramubonye ngo Kiroso nyiri Sawa TV niwe muntu wafashe gukasoringa Nyamabondo kugira ngo asohoke tumuvana aho ngo twabona ko Nyamabondo abura gatungo bamumena iki itara Chiko bazime none se nkubeshye kagira icyo abagenzi bawe bakunda nyine kumva ko bafite abantu bakunda karabaye bakumva ko bafite amazina nyine bakumva wenda wowe wenda ndashima kuko umuvumbyi mwiza ari ukuntu yo ntaba mu bukwe bwa Miki na Aga promoter ngo musenge umurozi wari uburimo yari gutuma na Miki asara mu gatimba uretse ko nahageze Imana inzanye kambira ngo sengera ino sare jewe nafashe umwanya wo kuzenguruka romantique garden
nsenga nirukana abadayimoni baje guhumanya buriya bukwe bwa Miki na Agapromoter kugira ngo ubukwe busohoke bumeze neza. Ndasenga mpamagara Imana iramye ngo ndirahiriye numvise gusenga kwawe nje kurengera Agapromoter na Miki. Ibiro z'abarozi bari bateguye kugira ngo basarire mu gatimba bibe nabi. Ndi Imana bikuye mitanisohokera. Nje simbivuze kugira ngo Mikashime, simbivuze kugira ngo Agashime, simbivuze ngo bakunze bo bashime. Ahubwo je nakoze cy'Imana yanegetse. Nk'umuntu w'umuhanuzi kandi uvugana n'Imana. yakohereje mu isi. Biravuga ngo icy'Imana ifatanyirije ntawe ushobora kugitandukanya. Ijambo rivuga ngo nimuguma muri Kristo Yesu, amagambo yanyu akaguma muri Yesu, muzahabwa umugisha. Imana izazibe muri mwe. Niyo mpamvu abantu bari gutegerera ubw'iminsi nibaceceke bagende gake nibaze icy'Imana avuganye n'abari abantu. Iki kintu ubwira abashuti bawe baza kuvumba bitwaje ikintu nabwira abantu baza kuvumba bitwaje amazina ngo ni abasitari ngo barakomeye. Nyamabondo nk'ubu yaje yambaye ikabutura mu kwebwe abana iki cyamugenza nta na costume yambaye ajya mu murenge yambaye. Njyewe ndabereka ikiganiro yambaye ikabutura. Nge narabibonye ko ari yambaye ikabutura kugira ngo banabyemere ko ari byo. Ufata ifoto ujye ku kiganiro cye. Nge nabibonye urumva ko nawe narakubonye hari ahantu bagupostinze ku mafoto y'Inyarwanda. Rega ngende umusitari icyo tuvugisha costume ke ahubwo nge cyo nikubwibariza ni icyo ubwira aba bashuti bawe bifata nyine bakaza kuvumba batanga. Icyo nababwira tugana no ku musozo ni ukubabwira ngo nari umugabo n'igihabwa intebe. Niba ufite izina rimeze nk'ijyanye n'agahene nyine wa Mbogo uri umuntu wa kera bazamani kumva ko waza mu biro by'abantu guje kubigefanga ngo uri muri agent ngo wakoze izina igihe cyawe cyararangira ubu hari ikindi gihe cy'abandi bantu wabyumvishe neza. Uvuga ngo ba Julienne wari Julienne yitwa Julie wari Claudette yitwa Coco. Urumva ibintu byarahindutse amazi sakiri yandi n'aba Jacques bitwa ba Jacques. Ibintu byarahindutse amazi si yandi abantu bareke kwitwaza amazina yabo ngo baze bavanga ibintu by'abandi. Kandi mu izina rya Yesu sengera ubukwe bwa Miki na Agapromoter urugo rwabo narusengeye mu izina rya Yesu. Mu byari gitaraganya Mika byari gitaraganya mu izina rya Yesu na Agapromoter bahirwe batunge tekele bone taya siri beautiful shando koriza ngo winidara ndakumva papa ndakumva mini tazini mini ko tiwidi bini fozo brere mando winidara ndumva rezo MTS imanutse teke tarazangonema. Imana iravuze ngo Mika agiye kubyara igitaraganya kandi nta muntu n'umwe uzamenye urugo rwa Miki ngo bikunde. Abamuteze iminsi bagiye kumwara kandi uhere none ahangaha Miki Imana itanze icyo bita ubutabazi ku buzima bwe. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Numvaga aricyo ushaka kuva ku bukwe bwa Miki yakoze ubukwe bwiza rwose. Reka mushimire ahangaha kuri Huza kandi mubwire ngo ibintu byacu nakagaragara. Abantu kandi nanone bakande subscribe hehe kuri Noheli Artist. Barebe indirimbo nziza cyane muga kubona ko ugiye ufite indirimbo ugenda ukorana na bamwe mu baramyi ari kuzamuka bameze neza cyane ukagenda ubihuza ukabihuza n'ibiganiro ugenda ukora mu gushakisha abantu bagiye bamenya ko umwe mu bantu baba mu mwuka kandi babana n'Imana. Reka Imana ibahe kandi murakoze cyane rwose.